hagati y'umwaka w'ibihumbi 2019 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2020 nibwo twatangiye kumva rebo yitwa Trapish Record. Iyi rebo si twavuga ko ifite umuziki mubi, ngo umuziki mwiza pe, ariko si uko byaje kugenda, si uko byarangiye bashwanya abandi inshuti hagati yabo barashwana, kuvuga bo bita Zo na Ish Kevin. Hagati aho wakibaza ngo ati abantu babanye muri rebo imwe bakura muri studio imwe gute bashwana kugeza aho batukana? Ndakwibutsa gukora subscribe maze ibindi bindekere. Ndi hano ku bwawe ngiye kugusobanurira nkuzisengurire imva n'imvano y'aya makimbirane biri kugenda bica ku mbuga nkoranyambaga zose, bifiri hagati ya Zo Trap na Ish Kevin. Uzumva benshi bavuga bitandukanye ngo ati bapfuye iki, ngo bapfuye stage biki. Gushishikaza kuza kuri Mesa Empire kwikorera subscribe nkajya gusobanura utuntu n'utundi. Ashyira muri comment icyo ushaka, nabona comment mwazuriyeho muri benshi abaganiriza ku cyo mwifuza ko tuganirira. Bijya gutangira wowe bita Zo Trap ishaka gusohora album akayisohora muri Trapish Record we na producer John Quickly. Zo Trap mu ndirimbo zimwe yakoze kuri iyo album harimo n'indirimbo yitwa Mugo. Indirimbo yitwa Mugo yibasira agace kamwe kuri Ish Kevin. Twese turabizi ko Ish Kevin yari afite indirimbo yitwa Mutoto Mutoso, aho aririmba ngo mutoto mutoso ikaraga nkugurira inkoko dutahane nkwereka isoko, ariko kubwira umukobwa akaramugurira inkoko. Zo Trap indirimbo nakubwiraga yasohoye yitwa Mugo yaje yibasira indirimbo ya Ish Kevin gutya. Ahangaha Zo Trap yashatse kuvuga ko nta musani wakagombye kuba umukobwa ngo tujye kurya inkoko, nawe ahita amusubiza ngo ntibakibye neza kurya inkoko. Gusa ibi ngibi Ish Kevin yabifashe nka simple kubera ko n'indirimbo yakoreye muri studio ye bivuze ko yayumvishe mbere y'uko natwe tuyumva. Polex muri icyo gihe nawe yabarizwaga muri Trapish Record. Indirimbo ya Zo Trap igisohoka ariyo Mugo, Polex nawe se asohora indirimbo yivugaho cyane yibasiye Novas Zo Trap yari yaririmbye. Ati Zo Trap sinkine rebo kuko zino rebo zinicira revo, nta hit yangira umurebo nta n'umukapu wangira umusego. Polex acyumva iyo vasi we yahise amusubiza gutya. Arugifite mandiri ikipe ngo umusamugere barashupira uwabyanditse ntabwo nkagira igikombe yaje kubisiba. Urumva aho ngaho Polex yaramusubije, byari bitangiye gukomera. Zo akibibona acyumva iyo vasi yahise akora indirimbo yitwa Ingazimuka, ahita ahindura n'umuproducer wamukoreraga bya kwa Kinabit. Iyo ndirimbo Zo yaririmbye yari gusa nkaho abwira bose. Twese turabizi ko Ish Kevin yitwa Semana Kevin. Ahangaha nubwo izina yari kase akavuga Sezibera, akubundi yashaka kuvuga Semana. Ati Sezibera iyo nigugu, aho nta kintu mutumva namwe muri bakuru. Urumva ko yarashotoye Ish Kevin. Byarakomeje indirimbo ze barazikora, turabizi ko bagiye bakora ziraza gasuguru zose bazikora kirakabaye. Ish Kevin nawaza gukora indirimbo ari kumwe na Bruce One the Fast, Buda na Ken Keshat ariyo bwe. Niba Ish Kevin yakoze boro akajya tuha ku rwego rwo kubwira umuntu ngo nakwica ukubyumva, and then namara kukwica ni wanyu nimba intumbi yawe ukubyumva. Ati sinkirira ku that farm kandi cyane kuko uburisha forever naho miwanyu niwo guhanga. Ubwo yari kubwira Zo ngo yamugurisha forever naho miwabo nibo muhanga. Ibi byarakaje Zo Trap ahita akora indirimbo yitwa Sinabyaye, iyo yaje ari umwicana. Urihangana ahangaha ntabwo twashyiramo amajwi n'amashusho kuko ino ndirimbo ntabwo yemewe gukoreshwa ku mbuga kiri kubatanze recommendation, bishobora kuvamo copyright.
iyi ndirimbo yaciye ibintu hanze ku buryo byageze no kuri label bakayihagarikisha kuri YouTube. Zeo Trap yasize abasize igikomere ku mutima. Naho ngaho beef ya Zeo Trap na Ish Kevin yatangiriye. Wibutsa gukora subscribe, like kuri Messi Empire kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bijye bikugeraho. Uhurire muri comment, ndabakunda cyane. Ciao ciao.